CEO Rwanda Premier League uko tubona aha twagize uruhare kugira ngo ibi bintu bibashe gushoboka. Bishoboka ko twagize ubwumvikane, bishoboka ko twaganiriye. Ariko iyo navuga nakugira ngashimira abanyamakuru bari hano, nkashimira abayobozi b'amakipe bari aha ngaha kuko nibo duhagarariye. Ariko imvamutima zanjye ni ukuvuga ngo turimo turatera intambwe tugana aho twifuza. Muzi aho twahereye, muzi naho tugeze, ariko twifuza kugera kure birenze aha ngaha. Ariko nagira ngo babwize ukuri, Skol uyu munsi dushyize umukono ku masezerano, ariko twatangiye kuganira mu myaka ibiri ishize. Ikindi kiriho cyo dushimira Skol nuko nkuko CEO yabivuze, icyo batuzaniye kizazamura competition kandi ibyo twifuza, haba mu ma equipe, haba mu bakinnyi, ariko no mu bafana. Burya babwiye mu misho ko harimo n'abafana bazahembwa kandi bazabyishimira. Ikindi kintu kiriho kidushimishije nuko tugiye tujya mu kibuga gifite n'ikinyobwa kandi gifite ugihagarariye. Buriya hari ukuntu umuntu aca ku ruhande akazana akantu kamwe akazana kandi bitandukanye no kuba uyu munsi hari amasezerano yemerera Skol kuba ariyo ishobora gucuruza ikinyobwa cyabo cya bia muri stade zose zikirirwaho icyiciro cya mbere. Ariko icyo bivuze nkuko yabivuze CEO, mu masezerano dufitanye harimo inyungu ku ma equipe, ntabwo yagiye muri detail. Equipe niyo izishakira umuntu uri bucururize muri stade, yaba ari i Kigali, yaba ari no mu ntara. Ariko Skol yizamuhera kuki apana ikiranguzo gisanzwe ku giciro cyo mu ruganda, kandi babimugeze aho ngaho. Bivuga ngo hagati y'igiciro cyo mu ruganda n'igiciro umudisitiri yacuruzagaho habamo inyungu. Iyo nyungu yageze kuri equipe already itaragiye ikindi kikorwa. Ariko na wa muntu uje gucururiza muri ya stade ushaka gukora iyi business azunguka. Yajyaga gutegereza abakiriya iwe mu rugo, hakaza umwe none bamwegereje aho bari, yabegereye. Igikomeye ntabwo no kuvuga ngo aracuruza ate, baramuha uburyo bwo kugira azunguka, ariko na equipe izunguka. Saza bwo bwumvikane, ntabwo tuzavuga ngo ni kana kuzacuruza oya. Niba equipe yitwa Gasogi, indi kitwa Police, indi kitwa Kiyovu, izishakira umufatanye ibikorwa wabo bakorana mu gucuruza ya produit ya Skol. By'ukuri nyuma y'aya mafaranga harimo n'inyungu y'amafaranga izava muri business zabo. Ku bwanjye rero ku bwanjye ndishimye cyane ibyo twatangiye cyagiye tubabwira mu myaka ishize birimo kugenda bijya mu buryo. Yeze kubabwira ngo hari igihe tuzageraho tugira abafatanya ibikorwa barenga 10-15. Uyu munsi murabona ko bamaze kuba benshi kandi abandi bari ku muryango. Numubyumve nkuko ushize nabwiye hano ngo turasinya, ariko abantu bari ku muryango. N'uyu munsi no gusinya abantu bari ku muryango. Dushobora no kujya gutangira shampiyona hari n'abandi basinya. Ibi rero nabyo Ferwafa nayo bizamurira urwego, kuko iyo competition yagenze neza nka regreta ibyo byagenze neza kurushaho. Sa n'ubwo muri aka kanya nakongera ngashimira ubuyobozi bwa Skol ko baraduhisemo, ko barahisemo umupira w'amaguru kandi basanzwe banawuhitamo. Kandi nkagira ngo nongere mbasabe bakomeze bawe hafi. Tugiye gusinya imyaka 3, ariko ishobora no kuziyongera kubitewe n'imikoranire izaba myiza. Nkaba rero nasaba abanyamuryango bacu aribo bayobozi b'ama equipe kuzadufasha kugira ngo aya masezerano tuzashyire mu bikorwa neza, kuko dushobora kwishyira mu bikorwa neza batadufashije. Ariko niba afitemo inyungu, natwe nka Rwanda Premier League tuyafitemo inyungu, ariko n'abanyamakuru muzadufashe kugira ngo iyi message igere igomba kugera, cyane cyane ko tuzagira inyungu twese. Igeze kubabwira ngo hari inyungu zizaza tukazisangira, ubu ntabwo turababwira aho bigeze, ariko igihe kiri imbere bizaza. Murakoze, nagira ngo mbashimire kuba twafatanije iki gikorwa, uyu muhango twawusinya mureba, ariko nagira ngo mbabwize ukuri ko ndishimye, nongere mbasubiremo ngo ndishimye. Murakoze cyane. Thank you so much. Thank you. Good afternoon, everybody.
Okay, to sponsor a club is one thing, and now to go to another level as the Rwanda Premier League is another challenge, and we take it as a challenge, and we are very proud of it to take that challenge, and we are convinced that together, all together, with Rwanda Premier League, we are going to succeed. But let me read a few words we prepared, and to remember that from the very beginning, Skol Brewery Limited has been committed to supporting the development of sports across Rwanda through various teams, as you said, and disciplines. Because we strongly believe that sport plays a vital role in bringing people together, inspiring young talent, and contributing also to the national pride. Very important. This partnership with Rwanda Premier League represents for us an important milestone. By joining the BK Pro League as official beer partner, we are expanding our support to a national platform and reaffirming our commitment to the continued growth and professionalization of Rwandan football. We at Skol are very proud to become the official beer partner of the BK Pro League for the next 3 seasons, the Rwanda's top football competition. As official beer partner, Skol gains a strong national platform to connect with football fans, while the Rwandan Premier League benefits from a committed partner supporting its growth and long-term ambitions. Together, we will deliver engaging fan experience through stadium activations, digital campaigns, performance recognition initiatives, and selected matchday activities. This partnership reflects a shared commitment to increasing the visibility, attractiveness, and commercial strength of the BK Pro League, while helping clubs and players gain greater recognition. Beyond being the official beer partner, Skol is investing in a vision for the future, working alongside the Rwanda Premier League and other stakeholders as BK, thanks to BK, to help Rwandan football reach new levels of competitiveness, visibility, and impact. Thank you for that. Thank you. Ibyumviro byanyu ni ibihe paraporo y'amasezerano mugenda mwakira n'abo parteneri baza bagana Ruhago muri rusange irakoze. Murakoze cyane baza musuze our media partners yango muri uyu mwaka iyo nangiye kubara inshuro tumaze guhura yango zirenze 10 na umwaka umwe ni byiza bigaragaza ubufatanye bwanyu ndetse n'urukundo mufitiye football. So umwe ari ku uyu munsi let me thanks Mr. Eric for the great partnership. I think we've been in contact with your team, trying to see how Skol will be represented in our national league, not only through the club, which they are doing okay with Rayon Sport, but having also the opportunity to meet expectation of fans for other teams, and also the Rwanda Premier League senior management and board. For us as a Ferwafa, icyo twumva dushaka kugeraho kandi twagiye tubivuga ni sustainability mu buryo buri financial cyane cyane mu makipe yacu. Miliyoni 300 yiyongereye ku mwaka umwe w'umupira w'amaguru nabari amafaranga make. Uko tugenda tuyagrowinga, ushizeho na BK Pro League, ushizeho n'ibihembo bya Ferwafa,
we are over 1 billion now, which is a very good achievement mu gihe cy'umwaka umwe. Kuri twebwe naho twavuga ko miliyari imwe ihagije, cyane cyane ko igice kinini cy'ayo mafaranga arenga hafi 60% ajya muri Rwanda Premier League. Abandi bose kuko bataramenyekana na n'imbaraga zirajyamo nk'uko zagiyemo muri Rwanda Premier League, baracyasaranganya hafi 40%. Ariko kuri twebwe uko D1 izamuka niko twifuza ko na D2 izamuka, icyiciro cy'abagore kikazamuka, amafaranga ashorwamo muri Rwanda muri football muri rusange atari Rwanda Premier League gusa bizamuka hejuru. So imbaraga rero tugomba gushiramo, yego turaherekeza ibikorwa byiza bya Rwanda Premier League, kubaho byabaye nka company independent bagomba kwishakira nabo uburyo bw'ubushobozi mu mafaranga. Kandi ndashimira cyane bwana President wa Rwanda Premier League ndetse na CEO uko mugenda mubyitwaramo neza ndetse n'imbaraga mu gushyiramo. So our target continue to raise higher. Mu myaka iri imbere murabizi ko Ferwafa tugiye gushinga company y'ubucuruzi, ariko naho tugiye gucuruza byeri cyangwa iki, ni just to improve the way business mu buryo bwa sports ikorwa. So mu bikorwa binini twifuza kuzageraho tuzaza kubasangiza mu minsi iri imbere, hazabamo bikorwa bibyara inyungu, kandi iyo nyungu ikagaruka mu guteza imbere umukino wa football muri rusange. So kuri twebwe ni intambwe nini ibaze kugeraho. Yego turavuga miliyari imwe mu myaka 3, ariko ngewe ngenda mbara achievement ya buri mwaka. So now we have over $1 billion every year for football. Mu mateka y'u Rwanda nyamwe ubwa mbere. So mu myaka 3 iri imbere tuzagenda tuzamura ayo mafaranga buri mwaka. Ubwo tuzaza kubagezaho ubutaha nitworganiza press conference ya Ferwafa noneho aho dushaka kuganisha mu buryo bw'ubushobozi, mu buryo bw'ubukungu. Rero uyu munsi ndashimira again Skol Breweries ndetse na Rwanda Premier League, Beka Pro League, sorry, saya kumenyerera iri zina bitinze, kuri aya ubufatanye ndetse n'amasezerano yasinye uyu munsi. Kuri twebwe tuzahatana ndetse no kuharanira yuko aya masezerano yubahirizwa. Cyane cyane hari ibyo CEO yavuze cyangwa amakipe agomba kumvira. Buri game uko uzajya utsinda, Rwanda Premier League through partnership with Skol uzajya uhabwa miliyoni y'uwo munsi watsinze. Ubwo rero abafite imibare yihuta, ndabona afande wa APR hari hano ugiye gufungura table yawe ya last year season, uyifite hafi ahita areba APR yatsinze imikino ingahe, niyo ya mbere, si uko bimeze. Ubwo nyine uhita ukuba na miliyoni, ubutaha niturushaho tuzaba dufite nka miliyoni zingahe ziyongere kuri budget yacu. So which is good, bizamura level ya competition, ariko bikanaha n'ishyaka amakipe yumva ko ari matoya kuzamura ubumenyi bwabo cyangwa se uburyo bwabo gukina ku buryo babashe gutsinda no kubona ayo mafaranga. Ikintu hano ushaka gusoza mvuga uko twagiye tubivuga mu mwaka utaha, ubwo regulation cyangwa se amabwiriza ya competition azasohoka vuba, ariko muko agenda asohoka abantu bagende bazirikana yuko we are going to use young people. Muri D1 tugomba kugira under 21 byibuze batatu bagomba kuba kuri fed match. Icyo dushaka gukora mu bwa buryo bwo gukora development ya football yacu ni ukugira ngo tutagiramo gap, tugira abantu bakuru cyane washaka ibyiciro by'abatoya ukabibura, cyangwa se birahari ariko ntibafite uburyo bwa competition buri hejuru
kandi uburyo bumwe twifuza gushyiramo kompetisiyo yacu ni uko abo bana bakina muri Rwanda Premier League. Ngira ngo hazabaho mu gihe kiri imbere tuzabibamenyesha igihembo cy'umukinnyi mwiza muto muri Rwanda Premier League, kuko bizagenda bizamura impano y'abakiri batoya. So naho nsohereza rero, thanks so much MC for your words. Ubu niba ari ibibazo tubaza kubisubiza. Murakoze cyane.